Misa rero mu makuru ndetse twihuse bwana Mashari ejo naherutse tuvugana nawe utarandestanding uvuga uti ntago numva uko bikomeje kugenda bivugwa ko umugabo witwa Mutayomba yacishene ahubwo twakamenye ama operation yabayeho uko byagenze uko aho yapfiriye n'iki byose ati ngena no yisaha nago ndemera ko uyu mugabo ashobora kuba yaraciye ishene cyangwa se yarapfuye ati cyane ka komandingira urugamba kuri ariko icyo kiganiro hari benshi badukurikirana aho uko nabibonanye batazama bari abakimonyo urumva na ba micombero babivuzeho sibyo hari uwambwira atase micombero ntiyabivuga ari propaganda kugira ngo nyine bakomeze kumuhisha ariko se wenda niba njya ntera ijisho gutya nkabona na Steve Wembi yabivuze usigaye wibera ari Goma urumva hanyuma wowe wundi wo nawe wibera wenda Bujumbura cyangwa Karemi nawe akabivuga ese ubundi Mutayomba ni umujenerali wenyine ku buryo abantu bajya kumukora inkuru igatinda igatraining kagira gute kubazi nabo batanu murashobora muganira na kwerekana sibyo ikintu cyo ngiye kubwira ni ko technique zose yararashwe ko akenshi iyo batarashwe baravuga bati turahari nkuko witwa Obedi General Obedi yabikoze ubushize ati ari kuri 12 kabisa ati ngewe ndahari abayambika murambikiye kiko mpari ndi hano nkere amakuru mfite nuko Mutayomba ngo yarashwe ejo ngo saa 4 urumva nanjye namakuru nikuriye noneho nanjye none navuga ko ni nko kwisoko nanjye amakuru mfite nuko yarashwe akajya kuvuzwa ariko bikarangira apfuye kandi noneho abantu barabihuriraho yarashwe akajya kuvuzwa yego akarasanwa nundi ngo wari icyago gikomeye mu makuru nabonye ati ko n'uwitwa umugabo witwa Muyeye General Muyeye nawe ngo yari icyago gikomeye cyane nawe ngakaba bajyanye General Muyeye harya ni general ni colonel ipeti ryose yaba afite ngo ni Muyeye ntabwo muzi urumva nzabitwa ba Mayanga bazwi hari ariko Mayanga yagiye Kinshasa abitwa ba Mugabo abitwa ba Karayire Janvier abitwa ba uriya nakubwiye witwa Shimara Guido ntabwo rero wamenya abajenerali muri Kongo bangana nabyita kasi nakubwira uwo Muyeye rero niba bararasanwa bamugana akaba ari izina rye hakagaruka rya Mutayomba yego uko urumva nyine prominence nta nubwo yabifite Muyeye ntabwo yaba ari wifite ntabwo yaba ari ifite yabifite Mutayomba apira babanje no kuyitoreza bitwaro birasakure mu bambiro ku side ya leta cyo gibanabwira abaturage ngo nibabyumva ntibagire ngo umujyi wafashwe bajya mu mashiro baramasha reka sinakubwira biriya bifite nicyo bivuze mu bintu by'intambara kujya kurasira ahantu hafi y'aberera urugamba no gukangata no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ariko twabwiye kenshi abantu tuti nyamuna murabona M23 muravuga ko isumbirizwe umunsi yabavutuye igahaguruka urumva ntimuzavuge ngo iki ntimuzavuge ngo ntabwo n'iki M23 akenshi na kenshi icyo abantu bakunze no kubanenga ni nk'ako kantu kaba kaciyemo hagati aho ngaho gatuma nyine igaruka yiswe nko gukangura intare iri mu marumba ariko harabibaza tubundi bisinzirijwe n'iki muri marumba kandi kiri mu ntambara ndi mu rugamba yari best commander muri FARDC urumva ariko yubatse izina baramusingiza bamukomera mu mashyi reka sinakubwira batangira kumwurira ngo ava ku miryango y'abasenegare igisekuru cye ngo si n'umukongomani urumva ariko bamuteza mbushi imodoka ye barayitwika no mu video baracyariho konvoye barayitwitse neza kandi reka nkubwire hari ibintu biba bigirirwa impaka nibitagirwa impaka mu rupfu rwa Colonel Mamadou Ndara nta no kuri bavuga ati n'infiltrates ba M23 bavuye Uganda cyangwa bagize gute sibyo babirekera ngo bikajya mu gihugu gusa ntibashidikanya kuba mwishe bavuga ko ubutegetsi bwa Kabila bwamwishe nabwo ntibigeze bwiburana sibyo so icyo mvuga ni iki rero Mutayomba nakwishwa na bene wabo yakwicirwa amadolari wenda abavuye kuzana ibyo akora muri ibyo bice by'intambara ntagabane na bagenzi biwe ariko n'ikindi kisumbuye na Tshisekedi kubona utangiye kuzamura akajya kwicamo umwe kugira ngo ababaza rendo batazamuzamukana nawo wenda tuvuge yibwira ko yatsinde mu Ventura nabo bagakora indi front yo kumurwanya ono se jamais nta bantu nkuba harimo igihe cyo guhindura itegeko nshinga ntabwo azi wenda icyo kuko bari Mutayomba bibona kuriya bafite n'abanyapolitike bari mu bitugu ujya nta mujenerali muri Kongo udafite umudepite udafite umugavana udafite ikindi cyo muri inyuma niba hari inyeshyamba ziba muri Butembo ubwo Julien Paruku ntabwo yaziburamo leta ibinabizi urumva irimo hana amafaranga ashyira abo bantu cyangwa se banayishakamo so urumva rero ntimivuze ko nubwo bano bazarenda ari menace kuri M23 FC atari na menace kuri leta ziwere nabo ni menace nanone kuko
no kugenda babicamo bamwe ni ibintu bishoboka. Nakubwiye ko nyine mu mugambi wo kuzarangiza abazarendo ntibabyumva, ntabwo bafite ubungira ngo hari imibare n'ubwenge byakaraga ubwonko ngo babyumve, n'ubundi ko bishora ku rugamba baraswa. Ni nako nyine bibagabanya menasi no kuri leta, ku buryo Tshisekedi abona baga M23 yashira, iyo urumva iyo Rwandofone, iyo sosiyete y'abarwandofone kuya imbaraga zabo zigomba kugenda zishira zidwendelinga zigenda zigabanya imbaraga, biri mu nyungu z'abaruba, sibyo? Yego. Buriya nuko muri FCM23 harerema ntarabonamo za sawa zimwe Kazarama yasabaga, urumva? Yego. Z'abantu bari foro muri diplomasi na politique, muri siyasa. Tshisekedi ntago bananiwe kumenya ngo tufata abantu twitwa bankunda bakomeye tujya tuvuga muri zira ntambara. Ubundi aje Mutayomba amara icyumweru mu ishyamba n'urugero. Nyina abantu bakomeye muri politique n'ibizanendo bishobora kwiyumvamo, urumva? Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya, ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Bakunzi ba Gasaro TV turaramukije amarere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane. Ariyo mpamvu natwe tuba tubagezaho amakuru ndetse na update zigiye zitandukanye umunsi ku wundi kugira ngo murisheho kumenya amakuru aho ageze. Nyaboneka ni munyarukire no kuri Gasaro News mudusure, naho tubagezaho amakuru kandi agiye atandukanye. Nabonye mwaratwibagiwe. Masha, wiriwe waramutse? Oya. Ntabwo waramutse? Ntabwo naramutse neza. Byagenze biteze? Harashyushye cyane kandi sinkunda. Harashyushye pe. Sinkunda ibintu by'ubushiro, nambaye n'imikara. Harashyushye biteye ubwoba. Kandi nashutswe no ku kirere cyaramutse. Muri haramutse ikirere cy'imvura. Ku bantu babyuka kare. Byari bimeze nabi kabisa. Yego. Ariko ako hagenda hacya nyine urabona ko harashyuha cyane. Sinkunda ubushyuhe giyeho. Harashyushye none biteye ubwoba. Nicyo kibazo nta kindi. Ibintu ni amahoro ariko handi. Shana amahoro nta kibazo mfite kidasanzwe, kwa kundi umuntu avuga ngo iki ntacyo nshinja Imana. Kireka nawe bifite ikinshinja nawe yakinsobanurira tukikiranura. Shama nuransetsa. Natwe turaho turashima Imana turakomeye. Tukunakomeza mukurikirana mukanda like musharinga filme iri kuri channel yitwa Ihogoza Films. Ni filme nziza cyane kandi irimo inyigisho n'amasomo menshi agiye atandukanye, kandi nzi neza ko abayirebye kabisa barambwiye bati iyi filme ni filme nziza cyane. Bageze kuri season ya mbere episode ya 8. Yego, nanjye narayirebye ariko nanjye narebye humura ni byiza bamugane. Nje gufata igihe muri weekend ndareba. Yego. Noneho bari nabonye ejo bundi bari mu cyumba. Bari mu cyumba, bahora mu cyumba. Kuburiri kabisa. Kuburiri nanjye narebye mbona rwose rwambikanye. Ariko nyine nibyo muri filime. Bahise biyorosa ako kamwanya. Hari umuntu rwose abantu wari utegereje se ko bigenda bite? Ibyo nari bahise biyorosa. Ibyo nari ntegereje se ko nabibonye n'undi birimo kwivuruguta mu mashuka.
kakari mu nda y'ingoma kamenwa n'uwayibambye nzi byari birimo bibera mu mashuka. Ariko ni filime nyine nicyo bita sinema. Abantu rero batazi ibintu bya filime buriya babazi ngo rwahanye nkoyoyo. Nibyo tujya tubwira abantu nese ubu barimo kumbona ahangaha ariko icyabereka amakamera abankikije wagira ngo ndigiye nyine cyangwa turi babiri. Yego. Na hariya hari abantu bafata video abadirector bavuga ngo dore ngo wizunguje nawe mwishuka ngo subiramo. Filime ni stress, gukina filime biragorana cyane. Iyo ugeze ahantu barimo gushutinga filime nibwo n'ukuntu filime igorana. Yego. Ariko nyine ubikurikira ngira ngo nibyo biri mu bitera amatsiko abantu bareba filime kandi rega ntabwo dufite filime nyinshi cyane. Ahubwo abantu bajye bazana ama episode. Ibindi bihugu bitandukanye ugiyemo nka za Nigeria za Tanzania usanga ari nk'amafilime nk'icumi ari kuri trends. Ariko hano dufite Hogoza Films. Yego. Urumva rero bashora imari kabisa. Filime ziruhura ubwonko, zigisha byinshi. Iyo ushaka kwiga ushobora no kwigira muri filime. Ushaka kwiga kugira muri byinshi ariko iriya filime iraryoshye pe. Yego. Ya twakomeza rero mu makuru ndetse twihuse bwana Mashari ejo naherutse tuvugana nawe utarandestende ngo uvuga uti ntago numva uko bikomeje kugenda bivugwa ko umugabo witwa Mutayomba yacishene. Ahubwo twakamenye ama operation yabayeho uko byagenze uko aho yapfiriye n'iki byose. Ati nge na no yisaha nago ndemera ko uyu mugabo ashobora kuba yaraciye ishene cyangwa se yarapfuye. Ati cyane ka komandingira urugamba kuri. Ariko icyo kiganiro hari benshi badukurikirana aho nahise mbona umwe ambwira ati none se ati burya iyi niba habe ama operation ati abantu bashaka kumenya ko umuntu yapfuye atari ko si ngombwa ko ubwira umuntu ngo operation yagenze gutya na gutya ati apfa bigenze birya atama inkuru nuko Mutayomba yapfuye atahubwo se operation uko yagenze buri ati biba ari ngombwa cyane bikabije ati burya umunyamakuru yayivumbuye yabivuga atari ko nanone nayo nguko. Ariko giye ibyo navugaga ntago biri compliqué nkuko ngo bashaka kubikomeza kuko ntago twashaka kwinjira kwa ndane. Yego. Yishwe nande yagize gute ibyo ntago byaturebaga. Icyaturebaga twebwe nuko niba ari ambush sinabajengwa ambush ngo ni kamyo yuriye mine ngo nabyo byaba bikenewe sibyo. Ariko context umuntu yapfuyemo kuko ntago ziri izore nahantu urugamba rwabaye rurahinana sibyo. Kuko aho ngaho kuvuga ngo umunyamakuru kuvuga n'ubundi amakuru atugeraho sometimes naho twanayasabye sibyo. Aratangazwa nyine afite ubujya atangazwa nyuramo kwitangaza amakuru ikoresha inzira nyinshi. N'abamurashe babikora dini faso clandestine babishaka kandi batabishyize kuri mikoro. Hari impamvu zabyo ibyo ngibyo. So rero kuvuga ngo umunyamakuru afite ubundi buryo bwe yakoresha ntago ugenda ku rugamba sinigenda mu nyeshyamba cyangwa ngende muri aba Mutayomba. Ariko nko kumenya ngo iteka muri reportage yose urumva where is always irakonta sibyo ni hehe habaye iki sibyo ese byagenze gute nambushi ni drone nk'urumva natangiye kubona ngo yarashwe ngo yakomerekejwe na sharpness zantuze za drone ibi fragment bya drone akorewe n'akantu kaba gakenewe kumenyekana nkanjye kukamenya. Yego. Urumva kandi rero uwo ngo witatomba gutyo nahise abantu ntibatanga amakuru uya nawe witatombye ahubwo uwo mukunzi wacu yansobanuriraga yambwiraga ati burya umunyamakuru ashobora kuba afite inshingano ati cyane ko namwe mubyivugira ko mumenya 20% y'amakuru. Ati niba umuntu yapfuye ushobora kuvuga nyine ko yapfuye atari ko wenda kujya details ati bishobora kuba nyine ahubwo twega abanyamakuru turahanga kugira ngo tubwire abantu ko no kuba abantu babika umuntu atapfuye biri mu bigize intambara. Ntabwo ujye umuntu anyobora muri Sansedike kuko inyeshyamba se General Makenga apfuye kangahe Wiringoma yapfuye amaze gupfa kangahe bamaze kumwica kangahe ejo bundi bavuze ngo bahati bamurashe yakutumba n'undi rero wese nyine muri context y'intambara uziko nabyo twabivuzeho abantu mu ntambara ntabwo intambara ari Sansedike intambara muri sanse zose no kubika umuntu atapfuye ni ibintu biwakinga urumva kandi gupfa byo ni ibintu byenda kuba bisanzwe mu ntambara kuko umuntu abagiye kurwana nyine ashobora kurasa nawe akaraswa. Rero detail wa mugani tuzimenya bitinze akantu ku kandi. Yego. Ariko nabyo biba bikenewe yaba uri yatanze mu gikari
yaba ari ataza kugira gute kadetaye nyine kararyoha burya naho inkuru ya Mutayomba yapfuye ntabwo igize inkuru kuko Mutayomba si ubwa mbere apfuye si ubwa mbere yabiswe kuva na kera cyane na Rubaya ya mbere ifatwa bavuga ngo yapfuye urumva izi nkuru za Mutayomba rwose zimaze kuba nyinshi cyane Mutayomba yapfuye ariko icyo nabonye nko kuri media urabizi nyine hari umuntu areba akavuga ati media ikunze gutangaza amakuru wenda ari kuri FARDC iyi media ikunze gutangaza amakuru wenda ari kuri Society ya M23 yego ikintu ugiye mbona kugeza kuri iyi saha mfite ntabwo nakwemeza ko Mutayomba yapfuye ariko Mutayomba ararashwe kuko nabibonanye batazama bari abakimonyo urumva na ba Micombero babivuzeho sibyo hari uwambwira ati se Micombero ntiyabivuga ari propaganda kugira ngo nyine bakomeze kumuhisha ariko se wenda niba njya ntera ijisho gutya nkabona na Steve Wembi yabivuze usigaye wibera ni Goma urumva hanyuma wowe wundi nawe wibera wenda i Bujumbura cyangwa Karemi nawe akabivuga ese ubundi Mutayomba ni umujenerali wenyine ku buryo abantu bajya kumukora inkuru igatinda igatraining kagira gute kubazi nabo batanamurasha bamuganira na kwerekana sibyo ikintu cyo ngiye kubwira yakora tekinike zose yararashwe ko akenshi iyo batarashwe baravuga bati turahari nkuko witwa Obedi General Obedi yabikoze ubushize ati ari kuri 12 kabisa ati ngewe ndahari abayambika murambikiye kiko mpari ndi hano nabonye na New Times yabyanditse ko Mutayomba yarashwe akajyana mu Kinshasa kuvurwa ariko bose biterwa naho umuntu akura inkuru yego kandi ariko ibinyamakuru nka New Times ibinyamakuru yabikomeye kuko uzi ko byanakoze inkuru ku rugamba rwo muri Goma uriya Munyaneza wawe yagiyeyo kandi umuntu wakoze inkuru nka ziriya hariya umenye yuko iyo palmarès bimushoboza no kumenya n'andi makuru ya ndani atazagira ukubeshya umuntu wagiye gutara inkuru hariya ntabwo n'ubundi iyo shene ntagacika kandi ibi binyamakuru bikomeye biba bifite n'andi masuruse rero nkanjye ubu ngubu ndi kuri feri tuvuge wenda New Times ko umuntu yarashwe akagira ngo kuvurwa kandi nicyo abantu benshi banahurizaho jewe rero ubwo nkuko nabaye nyine nta kundi Mutayomba ariho ariko yararashwe nkere amakuru mfite nuko Mutayomba ngo yarashwe ejo ngo saa 4 urumva nanjye ni amakuru nikuriye noneho nanjye navuga ko ni nko kwisoko nanjye amakuru mfite nuko yarashwe akajya kuvuzwa ariko bikarangira apfuye kandi noneho yego akarasanwa n'undi ngo wari icyago gikomeye mu makuru nabonye ati ko n'uwitwa umugabo witwa Muyeye General Muyeye nawe ngo yari icyago gikomeye cyane nawe ngo akaba bajyanye General ya Muyeye harya ni General ni Colonel ipeti ryose yaba afite ngo ni Muyeye ntabwo muzi urumva nzabitwa ba Mayanga bazwi hari ariko Mayanga yagiye Kinshasa abitwa ba Mugabo abitwa ba Karayire Janvier abitwa ba uriya nakubwiye witwa Shimara Guido ntabwo rero wamenya abajenero muri Kongo bamwe baranabyita kasi nakubwira uwo Muyeye rero niba bararasanwe wa muganda akaba ari izina rye hakagaruka rya Mutayomba yego uko urumva nyine prominence nta nubwo yabifite Muyeye ntabwo yaba ari uyifite ntabwo yaba yabifite Mutayomba ashobora no kumuyobora erega Mutayomba n'ubundi se ntari muri troisième zone de défense ya Congo ariko se ubungu izina ryiyoboye uretse hakiri Masunzu ugira ngo ndacyanaryibuka ariko Mutayomba umwe bavuga ngo n'uwirwamagana urumva ariko Mutayomba arazwi kandi ni umuntu uzwi hari igihe kinini cyane ubwo rero nivuga ngo prominence ntabwo bivuze ko ari uwo muntu ukaze kuba yarusha Muyeye ariko nyine iyo umuntu yibrandinze akamenyekana akagira gute gusa ibi birahura n'ibyo twavuze ubushize kuraswa kwa Mutayomba twagiye tugaragaza ko M23 comeback yayigiba mbi cyane bano bantu bo muri FARDC bajya batangiza ama operation spéciale cyangwa se ibitero byihariye buriya na Goma na Rubero byabaye igitambo nyine cya operation bita operation Spring Caterpillar niyo operation Caterpillar babanje no kuyitoreza ibitwaro birasakure mu bambiro ku Society ya leta cyo banabwira abaturage ngo nibabyumva ntibagire ngo umujyi wafashwe bajya mu mashiro baramasha reka sinakubwira biriya bifite nicyo bivuze mu bintu by'intambara kujya kurasira ahantu hafi y'ahabera urugamba no gukangata no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo ariko twabwiye bikenshi abantu tuti nyamuna murabona M23 muravuga ko isumbirizwe umunsi yabavutuye igahaguruka urumva ntimuzavuge ngo iki ntimuzavuge ngo ntabwo n'iki M23 akenshi na kenshi icyo abantu bakunze no kubanenga ni nk'ako kantu kaba kaciyemo hagati aho ngaho gatuma
nyine igaruka yiswe nko gukangura intare iri mu marumba ariko harabibaza ati ubundi bisinzirijwe n'iki muri ayo marumba kandi kiri mu ntambara kuko urumva nyine Sandrine hagwa abantu benshi iyo M23 yambuye nk'imisozi 5 yego abantu bati rero ubundi yitanira ndiyamburirwa iki n'iki ibyo ni igisirikare nyine n'intambara ntago n'uwo mu Rwanda abagize gute ariko kenshi attaque za leta na contre attaque ya M23 contre attaque ya M23 ikora ibintu bibi cyane nibyo nakubwiraga rero ubwo Mutayomba aragiye cyangwa ari mu nzira agenda Yakutumba aragiye cyangwa n'abari mu nzira agenda gusa bifitinga mu byo twavuze kenshi tujya tugaruka tubwira abantu tuti rero ubundi bantu ba Mutayomba umushyire no mu izina rye bose n'aba Rwandofone nuko bagenda babihakana ndabona aba Rwandofone kandi Tshisekedi bose babona mu mboni z'u Rwandofone bose nuko babakeneye nuko bakeneye rwose ariko yibuze kumuhira akagira gutya akarangiza icyo yiteye mu 23 sace yari gwita yadukirana abamutayomba nabo kabica yego nakubwiye ukuntu mu nama rukokoma y'Kinshasa yabaye mu 1990 na makuru nyine abantu bakunda kuganira n'abanditsi bo muri Kongo bagenda bagarukaho kenshi nyine iyo nama rukokoma yari nama c'était une conférence nationale souveraine ni mu gihe nyirango cya Monseigneur Laurent Monsengo ndumva ari wari uyoboye icyo gihe nyine ngo basohoye abarwandofone basohoye abatutsi kuko muri Kongo ibyo abatutsi barabivuga hasigara abigize abahutu noneho ngo wari inama aravuga ati ariko se mwabagabo mwe nk'abavandimwe ko bene wanyu babasize kandi ubwo mu batoye bamuritse ikiganza ngo abatutsi basohoke nabo abarwandofone muri Kivu bari barimo yego ntibasohotse ntibageze hanze kuri ground bati namwe ne mubakurikire muri bene wanyu none se mwese simuvuga ikinyarwanda bageze hanze babona kongera kunga ubumwe bakora kamubaka bagaruka mu nteko batera hejuru birakunda baparticipatinga muri iyo nama ibyo ni ibintu bizugura mu Kongo mari muzayirwa wese arabizi biranditse so aka kantu rero nuko twebwe Africans kwiga kwacu kwigira ku byabaye biratugora ariko byukuri reka kabe kese stade yo kuvuga ngo ubundi Tshisekedi ashoboye kwica umututsi wese yabikora akabigeraho wowe urifita ngo uvuga igihutu ngo uvuga iki n'iki ngo uvuga ikinyemera ngo uvuga akagara harakwica ariko arabica nabazabica nuko nyine batazabakundira kubanesha batazemera kuneshwa bano ariko nyine ni ibintu biro obvious ntabwo Tshisekedi yavango yanga umututsi gusanga ese abatutsi bapfiki bamugize bate mwese muvuga ikinyarwanda muri abarwandofone mu buryo buri raje muri abaswahilofone ibyo biswahili byanyu rero mu Rwanda mwakwiye gushyira hamwe mukunga ubumwe kuko nibitagenda gutyo ni muri urwo rwego rero ni muri urwo rwego nyine kubikurura byo biragoye ni muri urwo rwego Mutayomba ashobora kuzamura niyo prominence twavuze ndakubwira impamvu cya prominence ko muri Kongo ijya yicisha abantu bimwe mu byicisha abasirikare ba FARDC no kubaka izina mu rugamba bibaho Nivene na General Mutayomba ashobora gushaka gutwara izina uwo muyeye sibyo oya ahubwo ndabona ngo ari mu bamwungirije ashobora gushaka kugira izina nishaka turazemeza de defense akaba ari umenyekana cyane nyine muri Kongo n'umuntu ukomeye muri FARDC ajya yishwa n'abagenzi bakamwica nese Mamadou Ndara azize uzi ko Colonel Mamadou Ndara ajya gatambuka ku gihe cya Kabila abaturage bigoma bakamusasira ibikwembe mu muhanda ibyo se birawakinga hariya Kabila arakurasa ariko kuko izindi urimo kubaka Mamadou Ndara ajya agenda yambaye akagofero kasonga mbere n'agapira ngiye mfite n'amavideo yenyamo na commanding urugamba yari best commander muri FARDC urumva ariko yubatse izina baramusingiza bamukomera mu mashyi reka sinakubwira batangira kumwurira ngava ku miryango y'abasenegare igisekuru cyengo se n'umukongomani urumva ariko bamuteza mbushi imodoka barayitwika no mu video aracyariho kumvuye barayitwitse neza kandi reka nkubwire hari ibintu biba bigirwa impaka n'ibitagirwa impaka mu rupfu rwa Colonel Mamadou Ndara nta no kuri bavuga ati n'infiltrates ba M23 bavuye Uganda cyangwa bagize gute sibyo babirekera ngo bikajya mu gihugu gusa ntibashidikanya kuba mwishe bavuga ko ubutegetsi bwa Kabila bwamwishe nabwo ntibigeze bwiburana sibyo so icyo vuga ni iki rero Mutayomba nakwishwa na bene wabo yakwicirwa amadolari wenda abavuye kuzana ibyo akora muri ibyo bice by'intambara ntagabane na bagenzi biwe ariko n'ikindi kisumbuye na Tshisekedi kubona utangiye kuzamura akajya kwicamo umwe kugira ngo ababaza rendo batazamuzamukana nawo wenda tuvuge yibwira ko yatsinde mu Ventura nabo bagakora indi front yo kumurwanya
ono se jamais nta bantu nkuko barimo igihe cyo guhindura itegeko nshinga ntabwo azi wenda icyo kuko bari Mutayomba bibona kuriya bafite n'abanyapolitike bari mu bitugu ujya nta mujenero muri Kongo udafite umudepite udafite umugavana udafite ikindi cyo muri inyuma niba hari inyeshyamba ziba muri Butembo ubwo Julien Paruku ntabwo yaziburamo leta ibinabizi urumva irimo hana amafaranga ashyira abo bantu cyangwa se banayishakamo so urumva rero ntibivuze ko nubwo bano bazarenda ari menace kuri M23 FC atari na menace kuri leta ziwere nabo ni menace nanone kuko no kugenda babicamo bamwe ni ibintu bishoboka nakubwiye ko nyine mu mugambi wo kuzarangiza abazarendo ntibabyumva ntabwo afite ubungira ngo hari imibare n'ubwenge byakaraga ubwonko ngo babyumve n'ubundi ko bishora ku rugamba baraswa ni nako nyine bibagabanya menace no kuri leta ku buryo Tshisekedi abona baga M23 yashira iyo urumva iyo Rwandofone iyo societe y'abarwandofone kuya imbaraga zabo zigomba kugenda zishira zidwenderinga zigenda zigabanya imbaraga biri mu nyungu z'abaruba sibyo yego buriya nuko muri FCM 23 harerema ntarabonamo za sawa zimwe kazarama yasabaga urumva yego z'abantu bari foro muri diplomasi na politique muri siyasa Tshisekedi ntago abananiwe kumenya ngo tufata abantu twitwa bankunda bakomeye tujya tuvuga muri zira ntambara ubundi aje Mutayomba amara icyumweru mu ishyamba n'urugero nyina abantu bakomeye muri politique n'ibizarendo bishobora kwiyumvamo urumva nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa igisubizo ni Diabetes Collection tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre we duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye karibu Enoch Real Estate gutuza heza ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence ukeneye kandi no kudutuma Korea China Dubai turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza